Lifting hands, bowing heart is always come to do. Lifting hands, Adonai is always come to do. Adonai, Adonai, you reign on high. In your name, yes, ashimwe. Adonai is always come to do. Yes, ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe, Yesu ashimwe. Ndavuga ngo Yesu ashimwe. Yesu ajya ahora ashimwa iteka ryose. Uyu muririmbyi atangira avuga ngo yitwa Cast Brown. Ati Cast Brown nje imbere yawe, nzamuye amaboko, nshishije bugufi umutima wanjye imbere yawe, ngo mvuga ngo Adonai, ngo you reign on high, ushyizwe hejuru, ushyizwe hejuru. Ndi kuyumva ntuje, natekereje nyine ukuntu hari abantu muri iyi si ni ukuri biyeguriye Imana, bafite byose. For example nka Donmon araramya, azamura amaboko, yicara muri sale agafata gitari agatangira kuramya Imana. Nibyo zimuha n'amafaranga, zimuha n'ubuzima, ariko iyo ubirebye ubona ubuzima bwe ari ukuramya Imana, sibyo? So n'abangaba ba Cast Brown ni abantu b'abaririmbyi bakomeye, ariko baracyavuga bati ni wowe wenyine wo gusingizwa, wo kuramywa, sibyo? Bibiliya iravuga ngo mwabiri mu isi mwese muhimbaze Uwiteka. Iyo tumaze iminsi 5 tujya mu kazi, turi gusitiragoringa mu kazi buri gitondo, turi kubyiganira mu muhanda tugenda, tukirwa mu kazi, twirwa ku mamashini, twirwa mu kazi gatandukanye, usanga akenshi nyine umutwe wacu uri busy, turi busy mu kazi, nyine namwe murabyumva, tukaza gutaha turushye, nabwo turya turyama, ejo tukongera. Muri Zaburi 127 Dawidi yigeze yicara areba niba ari umwuka yari amuvugiyemo, baravuze ngo bibaruhiza iki ukurya umutsima w'umuruho, kuko Uwiteka aha uwo akunda ibitotsi. Nk'aho yavuze ngo ibintu byose dukora bitarimo Uwiteka tuzaba turi indushyi, ni ukuruha. Ariko ni nk'uko aha uwo akunda ibitotsi, si byose? So iyo minsi rero 5 yishize, kwa gatandatu turaruhuka, tugakora amasuku, tukajya guhaha, tukajya gusura inshuti, tukajya mu makwe, twarangiza tukaba twareba na filime, tugasurana, mbese turaruhuka. Ariko iyo bigeze ku cyumweru, Bibiliya iravuga ngo nuko ku munsi wa 7 Uwiteka araruhuka, aruhuka imirimo ye yose, niko birivuga. So kuruhuka rero twebwe, kuko Uwiteka yararuhutse, ntabwo yiramya, ni twe tumuramya. Kuruhuka kwacu ku cyumweru ni uguhaguruka tukavuga ngo tugiye mu nzu y'Uwiteka, sibyo? Tugiye kuramya Uwiteka. So Imana idushoboze kubikora. Njyewe je pense ko atari no kudushoboza, navuga ko ari obligation kujya mu nzu y'Imana tukaramya, sibyo? Kadushima Imana kubw'iki gitondo, tubone kuvuga ikindi Imana yadushyize ku mutima. Mwami Yesu Kristo, Mwami w'icyubahiro, Mwami w'amahoro, Mwami wahozeho, Mwami uriho kandi Mwami uzahoraho, Mwami wo gushimwa ibihe byose, Mwami wo kuzamurirwa amaboko, ngo urera kandi urakiranuka. Ngushimiye cyane muri iki gitondo cyiza cyo ku cyumweru turemeye, n'uyu munsi urawuduhaye, ngo ineza yawe itubeho, dushobozwe gukora ibyo waduhaye gukora muri iyi si, tugendane nawe kandi twishime. Urawuduhaye Mwami, utitaye ku maganya n'ibibazo dufite n'intambara, kubera ko uzi neza ko uri under control, ari wowe bigenga. Uzi ko nta cyapfa kugucika ngo kiguce mu myanya y'intoki. Urabyemera ko bitubaho bimwe na bimwe,
kugira ngo mwami umutima wacu kugume hafi. Turagushimiye rero ko uturemeye iri joro, tugushimiye ko waduhaye gusinzira no kuruhuka amahoro, tugushimiye ko waduhaye inzozi nziza, tugushimiye ko wongeye kuvuga ngo bana banjye mubyuke undi ni umunsi wo kunezerwa. Yobu urakoze cyane ko watugiriye neza, ishimwe kandi n'icyubahiro ni ibyawe. Nababwiraga rero ngo ni umunsi wo kujya kuramya Imana. Ndabikunda cyane iyo ndi mu rusengero tukaramya, tutangira dusenga dushima Imana ko tugeze mu nzu y'amahoro, tukayiragiza icyo gitaramo tugiye gukora. Kambaye nka example nk'abantu bafite abana, uzarebe abana bawe iyo bahagaze nk'ahariya imbere, bagahagarara nko ku mukeka, ugashyiramo indirimbo bakayibyina, ntunezerwa kandi uri umwana w'umuntu? Uranezerwa cyane, sibyo? Cyane pe. Iyo ubarebye uravuga ati ariko Imana igira neza, ukuntu yampaye abana, ukibuka Jani ukareba ukuntu bagiye barwara bakira, biga byanga, utuntu bagiye bakora ari abana, ukanezererwa. Siko bigenda. N'Imana nayo rero ku munsi w'icyumweru ubundi ntitwari dukwiye kujyayo tugiye kuyibwira ibibazo, kuko mbona ibibazo byarabaye byinshi. Ejo barimo batwigisha baratubwira ngo ejo twagize igitaramo cyiza hano mu rugo, Imana yabanye natwe ku bwayo no ku buntu bwayo n'ubushake bwayo. Baratwigisha baratubwira ngo ibibazo dufite ibyinshi, most of them ni ibyo twishakiye, twiremeye ibicecuru, none birimo biradukurikira, none twirirwa dutaka ngo Mana dutabare, sibyo? Uwo muntu aratubwira ngo akenshi iyo ari ibibazo Imana yemeye kujyamo ibigufashamo, ariko iyo uri gutabaza wirukanka wabuze umwuka, uhita wibuka ko nyine atanga urugero avuga ati se igiye gufata ramberi, Imana iba yagutumye ngo ujye kuyifata? Ramberi ni amafaranga avumye, ni amafaranga mabi. Yaduhaye ama example menshi cyane. Avuga ati se ni gute umuntu ubona akazi ukajya kurya ruswa? Ati Imana iba yaraguhaye akazi ikanavuga ngo uzarye ruswa? Urumva rero avuga ngo uroreye ruswa, baragufashe baragufunga. Aravuga ati ibyo bibazo byose nitwe twabyiremeye. Ariko Imana ni Imana y'ubuntu n'imbabazi. Iyo muhindukire mukayireba mukavuga ngo Mana tubabarire, iratubabarira. Ariko iyo struggle nyine tubanza kuyicamo, akenshi usanga tubanza kuyicamo. Kuko uzareba umuntu bakatiye imyaka 20, niyo yamara imyaka 5 ari gusaba imbabazi, ariko igihano akenshi agicamo, kuko Imana iba yabishimye ko umuntu agicamo, sibyo? Rero iyo minsi yose 6 yacu y'umuruho niko nayita, tuba tugomba kugira umunsi tujya kubwira Imana, tutagiye kwibwira ibibazo, tukajya kuyibwira ngo Adonai you reign on high, uhawe icyubahiro, ukwiriye gushimwa. Tukazamura amaboko tukavuga ngo Mana urakwiriye kuri uyu munsi cyane cyane w'icyumweru. Uyu munsi ntabwo upfa kugaruka muri iki cyumweru, uzongera ugaruke ku kindi cyumweru. Nigeze numva umuntu w'inshuti yanjye ari kumbwira ngo arampamagara, ariko wa gatandatu arambwira ngo Ange mbwira ko njya numva ibyo abantu basenga, nta hantu uzi muri Kigali basenze, babara udangira ahantu basenze. Muri kubyumva? Hari igihe tuzifuza ibyo ngibyo tubibura. Hari umushuti wanjye yigeze ambwira rimwe turi mu minsi mikuru, tujya kwa Mignone dusanga huzuye, kwa Poso Mignone hari kuri veye de bonane, turasanga huzuye. Tujya kwa Poso Gitwaza dusanga haruzuye. Arangije arambwira ati ni uku mu minsi ya nyuma hazamera, tuzajya tugenda tuvuga ngo hari ahangaha tuhave tujye. Ni ukuri hari igihe umunsi wo gusenga uzabura. Ni ukuri ubishobojwe uyu munsi ajye ahaguruka agende kuzamurira Imana amaboko, sibyo? Igihe umunsi utambutse w'icyumweru ntasenze numva mfite nk'akababaro mu mutima wanjye, nk'akababaro mu mutima wanjye. Nigeze mbabwira amateka y'umudamu ngo witwa Ana, ngo wabaye umupfakazi ari mutoya, ngo wamaze imyaka hafi 70, yapfakaye ari mu myaka 17, amara indi myaka yose yayimaze mu rusengero, ngo asenga yiriza ubusa, ngo yari umupfakazi. Ngo noneho ngo uriya bamwita ngo ushyira wa musaza wategereje Yesu, Simeyoni, ngo Simeyoni ngo amaze kuvuga ibya Yesu ngo uyu ni umucunguzi amuteruye mu rusengero, ngo nuko uwo mudamu nawe arahaguruka ahita azamura ijwi ry'irengero avuga ngo umwami Yesu, umwuka w'Imana yari yarambwiye ko uyu mwana azavuka avuga ibyo Imana yamubwiye. Arabivuga kandi cyari igihe cy'amategeko, cyari igihe abayuda n'abayisiraheli batari iby'ubwami Yesu bari barabigize nk'inkuru bakibitegereje, sibyo?
uyu mudamu imyaka yamaze mu rusengero byamuhaye, yagize umwuka wera, yagize ubwiza bw'Imana, yagize gusabanamo n'Imana. Imana itangira kujya imuhishurira amabanga y'ijuru kuko yabaga mu rusengero. So simvuze ngo tujye kuba iminsi yose, ariko uyu munsi tujye tujyayo, tuzamure amaboko dushimire Imana, sibyo? Nta kintu kigoye muri byo. Hashimwe Uwiteka Imana ibihe byose, ngo mu bibaho byose mushime Uwiteka. So rero mu nzu y'Imana turagenda, nari nagiye mvuga ngo turagiye tukabanza tugashima Imana, tugasenga, ukumva umutima ubaye open, sasa ugahita uvuga uti igitaramo kiratangiye. Tugahita dutangira tukaramya, tukazamura amaboko, tukavuga Mana ubera, Mana warakoze, Mana, tukabyina n'ukuri umunezero ukaza. Uzarebe ukuntu tuba turi kubyina, bya bindi byose tuba twabyibagiwe, kuko atari byo bihora birenye mu mitima yacu, sibyo? Icyo kikavaho tukajya mu bintu by'ubuhamya, abantu bafite ubuhamya. Buriya umuntu umwe ashobora gutanga ubuhamya babiri kubera gahunda y'amateraniro, ariko amagiripe yanyishe agatanga ubuhamya kubera gahunda y'itorero, ariko ubundi buri wese aba afite icyo yajya hari imbere akavuga. Ni ukuri kw'Imana ngenda bifite byinshi byinshi. So icyo ngicyo ni kimwe. Noneho iyo bamaze gukora iki, bagira muri gahunda yo gutura, sibyo? Gahunda yo gutura, buriya niba bavuga gutura ugahita umutima ukubwira ngo abapasiteri baratangiye, ujye umenya ko ufite umudayimoni w'ubukene w'ubukene, sibyo? Njya ntangazwa n'ukuntu hari abantu bashaka kuvuga ngo muture, agafata 5,000, amafaranga ni menshi, 1,000, hagati y'1,000 n'ibihumbi 5,000 akajyana mu giseke akayatura, kandi akayatura avuga ngo si ukugaburira abapasiteri se, ni nk'ibyo. Ariko ejo bamubwira mu kabari na bagenzi ati sengera, ati mva ndabasengera mpaka 50 akaba arayashyize. Cyangwa agahura n'umwana w'umukobwa akamushukashuka akaba amwishyura ayo mafaranga, siko bigenda. Yaho ni kuri bamwe, abandi nabo akayatanga yipfurapfura, ariko yaba ari kugenda mu muhanda kwa Rubangura agahura n'udushati n'udukoti byose akagura, ariko umunsi w'icyumweru ukaba wo gusigaza ibiceri n'amafaranga yumva ko ntacyo yakumarira. Imana rero irabyitegereza iri mu ijuru ikumirwa, ikaba atari ko abantu naremye, ubwiza bwabo buri hehe koko, bwagiye hehe, sibyo? Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko Bibiliya iravuga ngo muri Maraki igice cya 10, hano kino cyanditswe abapasiteri benshi baragisoma, kugisoma ntabwo ari bibi, ahubwo ikibazo wenda ni uko bo harimo n'ababikora kuko kubw'indamu zabo, ariko tugiye kubivuga nk'umuntu w'umukristo, ntabwo tugiye kubivuga nk'abantu bareba indamu, tugiye kuvuga nk'iby'umuntu w'umukristo wubaha Imana, sibyo? Umuntu w'umukristo ugira gute? Wubaha Imana, akubaha impano y'ubuzima, akubaha ko ibyo atunze byose ari iby'Uwiteka. Biriya byo kuvuga ngo ibyo ntunze byose ni ibyawe, ngo nanjye ubwanjye ndi uwawe, bavuga gutura, utereka da imibare ikaba myinshi, aho ngaho wabeshya Imana. Kandi Bibiliya iravuga ngo mushimishe iminwa, ariko imitima yanyu mbakure. Iminwa yanyu izi kumvuga, ariko ibyo ivuga ntibihura n'ibiri mu mutima. Hano Bibiliya iravuga Maraki 3 igice cya 10 ngo nimunzane imigabane ya 10 ishyitse, mubishyire mu bubiko, mubishyire. Yaravuze ngo muzane. Ni ukuri nujya uza mu nzu y'Imana, hari n'ahandi handitse ngo ntukaze mu nzu y'Imana uri imbokoboko. Ni nko kuza uri intumbi udafite ikintu uzanye. Uyu kandi niyo udafite ubushobozi bwo gutura, ugira gute? Ujya gukora imirimo yo ku rusengero, ukazinduka nk'uyu munsi ku cyumweru, ukagenda ugahanagura intebe, ugakoza amatuwarete, ugakoropa. Ngo nimuzane imigabane ya 10 ishyitse, mubishyire mu bubiko. Uranyumva? Ngo inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ese ibyo kurya mwibwira ko abapasiteri batungwa n'iki? Abakozi b'Imana batungwa n'iki? Kandi iyo byakomeye tujya kubashaka, muze musengere abana bacu, muze dore byatuyobeye, urugo rwasenyutse, tujya kubashaka byakomeye. Kandi hari iminsi pasiteri yabuze itike imujyana ku rusengero, wicaye udamaraye, ngo ngewe ngo nta kibi kizangeraho. Yesu yigeze ngo arebe umutunzi w'umupfapfa, ngo umutunzi ngo yari afite ibigega byinshi, ngo arahinga, ngo arasarura, ngo ibigega biruzura, ngo arahangayika, aradasinziye, ati se noneho ndabishyira hehe? Ngo reka nze nagure inyugamo zanjye nshyiremo ibindi byinshi.
noneho ngo iryo joro ngo inzozi zimuzaho ziri ku mwami Yesu aramubwira ngo ese ngo ko mbona wujuje ibyawe byose ejo uzapfa bizakumarira iki, sibyo? Bizakumarira iki? Nabyitiranya rero nk'abatunzi b'abapfapfa bahora birundanyirizaho ndashyiraho n'iki ndashyiraho n'iki ndashyiraho n'iki, ugasanga urubaye indushyi y'ubusa, n'ibyo wariye nta muntu mubisangiye, ni ukuzuza ibigega ntujyanye na kimwe mu icumi. Wumve ukuntu Imana itanatugora, ni kimwe mu icumi, nta n'ubwo kugira ngo iyo mvuga 40 ku icumi ahubwo twari gushwana nayo wagira ngo twari kurwana nayo, ntabwo byari koroha, sibyo? ariko na kimwe mu icumi wakirenza, ni uko ubuzima bwacu bugoye usanga twaragungitse twarabaye ingungu. So mujyane mu nzu y'Uwiteka. Iyo byakomeye rero tumeze nabi, twavuye ku muganga akatubwira ati usigaje iminsi yo kugira gutya ntabwo uzakira, ujya mu baganga ba kinyarwanda bikanga, byakwanga uti reka njye gushaka umukozi w'Imana. Siko bigenda. So ibyo kurya rero ntabwo bizaba mu rusengero ngo bihaborere, biribwa n'abakozi b'Imana, nabo bakabifata bakabigabanya abakene bo muri iyo nzu. Nabo bavuga ngo mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngo ngaho yabanje kuvuga ngo muzane, none aravuze ngo ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. ngo murebe ko ntazabagobororera. Kugoborera murabizi, nta nubwo yavuze ati murebe ko ntazabaha. Kubaha ni akantu gato, kugoborera ni ukugoborera ibintu byinshi. Murebe ko ntazabagobororera imigomero. Nta nubwo yavuze akagezi, yavuze imigomero. Imigomero ni ahantu amazi agenda atunguka atunguka atunguka, ukumva ngo hano haje urugomero, n'aha haje urugomero, n'aha ni imigomero. Murebe ko ntazabagobororera imigomero yo mu ijuru, mwabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza. Murabyumva? Ni umugisha mudashobora kubona aho muwukwiza. Nzabahana indyanyi nibahora, ntizanimbura imyaka yo mu butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawe kitaragera. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga, niko Uwiteka Mwami urahirengeye avuga, sibyo? So rero ntuzajya utanga kimwe mu icumi cyawe, amaturo, ituro ry'ishimwe. Njyewe biriya biseke byose ningira urusengero nzabishyiraho. Nzabishyiraho kandi atari ukugira ngo urusengero rwanjye rwaguke, usibye ko naranabitangiye. Ntabwo nzabishyiraho kugira ngo urusengero rwaguke. Nabibonye muri izi eglise zo muri Afurika ukuntu zitera imbere. Nigeze numva ukuntu muri Amerika buriya abakristo bose n'abatari abakristo bafite umuco wo gutanga icya 10 ku mushahara utarabageraho. Baba bafite ukuntu babyoruganije ku buryo iyo bari kubahemba amafaranga icya 10 gihita kijya kuri konti y'urusengero. Kubera iki? Niyo mpamvu ujya wumva abanyamerika bavuga ngo God bless America. Bazi ibyo bakora. Malgré mubona hari imico nk'igihumbi, umwami Yesu ntajya akuraho ijisho, sibyo? So rero njye icyo giseke cye cya 10 nzagishyiraho, kuko amafaranga agomba kuba mu nzu y'Uwiteka. Ibiryo byo mu nzu y'Uwiteka ntibikajye bibura. Uzarebe hari abantu bajya gusaba amafaranga ya minerivare ku rusengero, hari abakene bajyayo. Pasiteri kereka we iyo abaye ingungu agashaka kubikiriramo, aho biba byabaye ibindi. Kabiri, amaturo. Nta torero ritagira amaturo. Gatatu, amaturo y'ishimwe. Amaturo y'ishimwe. Ibi bintu byo kuvuga ngo uje gushima Imana, umutima wawe urashimye, ariko ni byiza ko uzagira n'ikintu. Kuko Yesu yabwiye wa mugabo aramubwira ngo genda ngo utange ituro ryo kwihumanuza. Iyo umuntu yari ikintu Imana yamukoreye, ajya gutanga ituro ryo kwihumanuza, sibyo? Ajya gutanga ituro ryo gushimira Imana kuri icyo kintu Imana yakoze. Gatatu, niba hari activité y'urusengero, buriya mujye mubyumva nawe. Umukozi w'Imana we yarahagurukanye vision, namwe kandi vision mukayumva, mukaza mukamuba hafi. Niba bavuze bati bakeneye umukeka mu rusengero, upasiteri niwe ugiye kujya kugura umukeka, tujye twumvikana. So hakabaho agaseke kagira ngo gakemure ibyo bibazo bije byiruka, nawe ukavuga ngo nanjye hari icyo nshyira muri Nehemiya 3 titire iravuga ngo amazina y'abubatsi b'urusengero. Igihe Nehemiya yajyaga gusana insengero, inkike z'urusengero zari zarasenyutse. Uzarebe umurimo Nehemiya yakoze w'urusengero, ko hari ukwitangira urusengero. Noneho ukavuga ngo kane, igiseke kivuga ngo amazina y'abubatsi b'urusengero nayo. Bahita bavuga ngo mugira ngo ibintu byanditswe byose byanditswe par accident se? Hoya, ngo amazina y'urusengero ngo amazina nayo. Batangira ngo Ishimwe Ange, inde na inde, Karebu, Christian, bakagenda batondeka. Igice kikarangira bari kuvuga amazina.
ni uko hari agaseke bashyizemo ngo bajye bashyiraho itafari yo gusana inkike z'urusengero. Ntabwo Imana iyo ihaye umuntu visiyo iba izi uko izabigenza, ibintu bizava mu bantu, ariko hari ubwo Imana iba inashaka ngo babibabwire, kuko hari abantu ibyo gutura batabizi. Hari abantu bameze nka Nabali. Nabali wumvishe bamubwiye ngo Dawidi ngo akeneye imitsima n'ingabo ze, ngo Dawidi se ni iki? Abigayili ahita amenya ubwenge, yirukankana imitsima n'inyama n'ibyo kunywa. Kubera iki? Nabali ntigeze amenya ko Dawidi ari umwami. Umuntu utazi agaciro k'inzu y'Imana ngo ayubahishe azamera nka Nabali, sibyo? So rero nagira ngo mbibutse ako kantu, ngo amazina y'abubatsi b'urusengero ni aya. Nuzajya ujya mu rusengero rimwe wenda mu mwaka da, ugasanga intebe irahanaguye irokeje nayo waguze, ujye wikubita ku gatima, ugasanga harimo agatapi, ugasanga harimo vandarateri, ugasanga pasiteri yambaye ikoti riteye ipasi, ni ukuri nta ruhare wabigizemo, ujye uvuga uti ni ukuri ndi Nabali. So iyo rero warangije gutura bivaho, tukaba dufashe gahunda yo kugira gute, yo kumva ijambo ry'Imana, icyo Imana yashyize ku mutima, kuko ijambo ry'Imana ngo niryo rizatubatura. Muzabaturwa. Kubaturwa ni ukubohoka, ni ukwezwa. Ejo twarasomye ngo ijambo ry'Imana ngo ridufasha gukiranuka, ariko ahandi ryanditse ngo ridufasha gutunganywa. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Yesu aravuga ngo uko tudatungwa n'ibyo kurya gusa, dutungwa n'ibiryo byose biva mu ijambo ry'Imana. Ijambo ryose riva muri Kristo nibyo bidutunga. So ibyo ngibyo nizo gahunda z'urusengero. Iyo ubyumvishe rero ukabishyira mu mutwe, umenye ibyiza byo kujya guterana. Zaburi 122 umurongo wa mbere havuga ngo njyewe Dawidi narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo njye mu nzu y'Uwiteka. Dawidi yari umwami, ntacyo yari abuze, ariko yumvaga anyotewe kuvuga ngo agiye mu nzu y'Uwiteka kuramya Imana. Ndabashimiye rero, mugire icyumweru cyiza. Abajya gusenga ni ukuri mutangire mwitegure, insengero ziri hafi, na excuse n'imwe. Niyo wavuga uti simfite amatike, ntabwo Imana yabigize neza, habaye revival. Ntabwo ushaka gutura muri karitsiye itari mu rusengero, winjire no mu rwo utazi, ugende ujye kuzamura Imana amaboko. Icyo ni kimwe. Kabiri, mubyuke mwoge kandi muse neza, ufate wa mwenda wawe mwiza, utera agapasi, ugende ubwire Imana ngo urera cyane, urakiranuka. Imana yo mu ijuru iturinde muri uyu munsi, Imana yo mu ijuru ibane natwe, Imana yo mu ijuru yumve amashyiga yacu yo muri uyu munsi, iringaniza ahataringaniye, iyobore intambwe z'ibirenge byacu muri byose, imitima yacu yomatane n'ijuru. Uyu munsi ni ukuri twongere kumva dukunze Imana kurushaho. Ibyo bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bibiliya iravuga ngo ahantu babiri cyangwa batatu bateraniye, biravuga ngo Matayo 19 umurongo 18 ngo kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Imana yagiye ishyiraho amakondisiyo n'utuntu twumvikana, ati mu izina ryanjye, bahuje umutima, bateraniye mu izina ryanjye. Niyo mpamvu hagomba kuba umwuka wo kurobanura imyuka no kumenya ibyo turimo. Mu izina ryanjye mba ndi kumwe nabo. Shalom, Imana ibahe umugisha, umunsi mwiza, amen.